Mwana yanjye saa 3 ubuse ndajya ku ishuri ryari. Madara ura mwana wacu ubona imyigire ari myiza. Ura mwana yiga neza rwose nta kibazo cye. Ariko madanje imyigire ya mwana rero ngiye ndayikemanga. Nta kwikemanga rwose. Iyo atashye akora etide neza nta kibazo cyiwe. Mwana yanjye saa 3 ubuse ndajya ku ishuri ryari. Kambyuka ndebe ko ntajya ku ishuri. Ye baba we. None rero ashuri ndabyiga. Uvuze ngo uvuze ngo neza rwose nta kibazo cye. Ariko madanje imyigire ya mwana rero ngiye ndayikemanga. Iyo atashye akora etide neza nta kibazo cyiwe. Nge ntabwo mbizi koko ntabwo nkunze kuba ndi mu rugo ariko uriya mwana amakuru ye nyumva atari meza, nyumva atiga neza. Yesu! Nta kibazo, nta kintu namushinja pe, ahubwo nyine uzabibona neza. Wenda yakatubana amaso. Morning mother. Morning father. I am going to school. Ushaka wakerera isaha wari uki kugira ute? Itamasaha y'ingani ba saa 6. Baya amasomo meza. Nakoze. Yego. Mada. Uriya mwana ngara nk'isagire ku ishuri nakubwira. Ubwo wowe ureko imyigire ari myiza. Niba afite amasomo ya nyuma ya saa 6 ariga nyine nta kibazo turaza kubibona natwe. Use ko wese abiguye gutyo usubyemera amasomo ya nyuma ya saa 6 ba? Amasomo ya nyuma ya saa 6 aho nyine bitewe nyine. Uriya mwana ari umushyikira mu kutiga pe. Ahubwo yaramurikije. Ubwo yaradukurikiye. Ubwo ugiye kuva ku bwenge bwa nubwo rungana. Wenda ntabwo nabyemera ko reka tubitega amaso tuzareba. uvuze ngo Nanjye niga nzakoresha uko nshoboye kose nanjye murihire. Siko bimeze madame. bikunda guca igiye sukuru burandi mu mugome tu kambe mutegereje aha pakange se ari bukanyweho wa gifu mfite se kiranyorohera kuba ari bukanyweho akambe mutegereje tu ndi bumugome. Vipchir. Yes. Chirigute sumusa. Yes. Ushona usimaye. Wapi ndi munyeshuri. Okay. Mani cara tuganireho gatoya urabuje school. Kare kana nakicara. Hasi wagiye wumva men. Wapi. Ibyo byishuri no gufaki. Bakaje nka kwigira ahantu bavunuye tukirasayo tukanywa ku ishuri ni byiza ahubwo nawe school kare kamen. Ubwo bantu usome kwa wapi ntabwo nakora. Somome. Wapi. Karyoshye kuba umusa. Wapi ntabwo nakora. Mani wiyumvira ukuntu ari uburyo. Ariko wigira gutese. Numva ko bimeze. Somome ni n'ugufata. Numva kanaryoshye pe. Numva kanaryoshye. Okay. None nakubwiraga ikimene. Ishuri ngiye kuryibura pe. Hakicese tukiganira umusa. Waba ukira nicara kabisa. Nagakapu nakagufasha nta birenze. Kubona igishuri. Ishuri ubundi buriya kwiga ishuri ntabwo ari byo.
ariko uzi kuzinduka ku ishuri rya mu gitondo ariko urabizi ugize ngo ako kantu ukuntu gakora sha kala kantu ubunanisha ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari akagusubiza meni mpaye umusomeho meni cyakoze ndagwara imwe ariko sinakagusubiza pe wenda nasomaho nyine sha kanyagi n'umwimerereje meni ntabwo nagucura umusa sha aho bukira ngenda nakabika ukuntu kanaryoshye ntabwo waba kugacyura ako mani numve nsomeho noneho rero ugacyure nyuma siko se sha ariko ntukamaremo ntabwo nagukorera ntukamaremo ariko mani sibyo bikakubwira ibintu by'ishuri byo ubisibe mu mutwe wawe burya guhera none sinzasubirayo ujya uza ubu akani gashira leta nkurasa ahantu bavunuye tujye kumurwaho ahubwo birasa turebe kari cyo twakurayo gahunda rero ubwo niyo kujya aho bavunuye uvuze ngo cisheni ntari butugende kandi twiganaga koko kaboyi ko shaka boy ndumva kadahari masanzire mbazaga ko hari kaboyi sigava ko ndahari kandi mpari ine abaje dutunguye atana duteguje sigama mishize ko ndi igisambo bizi ntabwo ibyakubwira yote washe nkiriwe wari kunshaka wakenje ukambwira Mwiriwe neza. mfata icyicaro ngo tubwire kibagera nanjye nyine ikingenza ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari umwana wanyu brazi none navuye ku ishuri dore ntaranashyika hano nawe yaje kamusa yageze mvuye ku ishuri rero ngeze mu nzira nsanga ari kunywa inzoga ari kumwe n'ikindi kirara reka ntabwo bishoboka kunywa inzoga yasinze ari kugenda yikubita hasi Ibyo bintu uri kuvuga urabizi. uvuze ngo madabyo ntibyashoboka se Ntabwo bishoboka rwose. Umwana wacu turamwizeye ntabwo yajya muri izo. asaba nyaburaza cyangwa ndi buraza yambaye n'ishati n'igikapu n'iki madana ntabwo bishoboka Tugomba kubikurikirana tukamenya neza. umwana acogeza ahantu ho kujya kunywa inzoga Ntabwo byoroshye. none ubu ngubu ko barakubwira rukamakanya abanyeta babigenza gute Ahubwo tugende tujye kumureba ahubwo tumurebe. reka tumutegereze natwe turebe ibyamubaye ari ibiki Tugereze turebe. niko sha niyo se wamusanze ahagana namusanze hariya mu nzira ari kumwe n'undi musinzi aha reka tumutegereze natwe turabona atashye no ku ishuri asigaye atukana mwarimu akanamukubita uvuze ngo madara urumva umwana wacu ageze Ndumva birenze rwose. aha mwega ko turamwitaho tu ni ibyo rero nanjye kubabwira cyane ihute njye gusubira mu masomo Sawa genda urakoze. usubireyo urakoze wakebanya kuri iki wari utakebanye sha wakebanya aha dore ijisho ryagiye mu ngo niyo turi bukoresha mugabo turi buhure turaharirana aha gusa ubu ngubu uruzi uriya mukobwa wa muntu uhereye kuki wasajya nikarandi iteye ku manga aha ni ibuno ufite se dore akaboko wamuginga uriya mukobwa wamumbye n'agatuza ndagafite bamubwira twibwe nawe turaharirana oya uriya mukobwa ariko n'uwanjye urabyemera ntabwo wa muntu wawe nanjye n'uwanjye ndusha ikizi ntabwo se wondusha ikireba akaboko mfite dore cyo uri kubona akaboko mfite ako kaboko wagira ni umuzi w'itunguru se iteye ku manga wa muntu umva mani nkubwire none reka turebe ndabona uriya mukobwa yanigena reka tubireke ariko tuve hano twumvikana mbi turi buhure turaharirana turaharirana Nose muri mwe ninde wankunze? Mwembi. Aha. Ntihagira umbwira ko yankunze ari umwe. Njyewe Gusa
amahitamo ndahitamo wowe. ubundi twirirwa bishidikanya wenda ubundi uyu musore Kandi ubwo rero nawe kimuje uje mu rugo ari byangu inzoga yanjye urayicyura uvuze ngo zari kuzanira undi muntu ngo atantare igikapu cyawe zakumwabye z'abatakumwa numva barira ngo barakennye Gushana no byakugendekeye ute? uko biruzi nyine Kene cyane mbona ufite. wase n'ubibone biruzi nyine byafite Gushana no wasaze byagenze gute? nasaze ni muzima Mada, uvuze ngo byagenze ute ko numva mwatonganye? ndebera nawe none. Niko amakaye ari he? amakayi you will move out of this house amakayi nayasize hera Nose ubwo niho babika amakaye. Kandeba nawe none ubona n'ibicyangoye none. reka ngana amakayi ariko ntabwo None wanwe bya. Nyine ndebe. ntabyo namweye Mada sibyo nakubwiraga. ntabyo namweye Sibyo batubwiraga. Ndebera nk'ibintu aba afite. Nese nyine biri kuko nyine biri nyine kuko nebiki. Boy kaboy. Kaboy, kandeba none nawe. none tumufashe iki Kaboy cyangwa ewa ndabambuka Mada tugiye kumuha isomo kurya n'umunsi utazona. Tugomba kumukubita ku buryo neza. Uko kwibintu kuko ibintu kuko mada. Agomba gukurikira. Umwana twizeye ko ari kwigana ibintu ibintu Nyine koko. ndebe. Uvuze ngo? Yizeye. None nawe ndebera mbereye ikirungo. Akabye ntabwo mbyumva. baramuwamba ku nakizanye ngo Shaka boy, igitabo wakibuze. nakizanye Ushaka kina byamanga. 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 kuko umwana Shobungu. Ubuzoya. Uzoja kujo. Uzongera. 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 Uzoja. umushema mwiteze mwamubyaye Tamwica no tamu. Uzoja mugo uzoja. ubukoko kaborana ndaje ahubwo nkuzanire n'isanduku